bene data nshuti zanjye bavandimwe mwese abadukunda abadukurikiye hano kuri Pure Gold TV mwese ndanezerewe kubakira kandi mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Iyi televiziyo Pure Gold ni televiziyo y'abakristo, nkunda kuyita icyumba ni icyumba cy'amasengesho n'urusengero rw'Imana. Ndahubaha cyane kuko niho Imana yampaye ngo njye mpavugira ubutumwa bwiza, kandi ngo njye mpafashiriza abandi bafashwe, dufatanye kandi tuhigire ijambo ry'Imana, tunasengeranirize hamwe, twese tugasengerana. Imana ishimwe cyane rero kubw'uru rubuga cyangwa se kubw'iyi platform Imana yampaye nzajya nkoreraho umurimo wayo. Ni icyumba cyiza cyane njya ngiriraho umugisha benshi bajya bafashirizwaho. Uyu munsi wa none rero nagira ngo nkwibutse ko turi mu cyumweru cyo gusaba Imana ngo itwuze umwuka wera, utarawuzuye awuzure uyu munsi wa none, kandi n'uwawuzuye asabe kuvugururwa. Iki ni icyumweru turi kwibuka Pentecote natwe hano kuri Pure Gold TV, kuko twizera Imana kandi ni TV y'abakristo. Rero ni byiza gufatanya n'abandi bari kwibuka n'ubundi bafashe iki cyumweru biga biyibutsa ijambo ry'Imana icyo umwuka wera ari cyo. Uyu munsi wa kabiri rero tugiye kurebera hamwe icyo umwuka wera ari cyo. Ese umwuka wera ni iki? Ese ijambo ry'Imana Bibiliya ibitubwiraho iki? Mbere yo kugira ngo turebere hamwe dusubizwa iki kibazo ngo umwuka wera ni iki, dusubizwa n'ijambo ry'Imana sijye, reka tubanze dusenga Imana. Bene data, kuko n'ubundi tubigira hano kuri iyi gahunda yacu hano kuri iki cyumba cyacu, muri iki cyumba cyacu cya Pure Gold TV, icyumba cy'amasengesho, icyumba duhuriramo tukahigira ijambo ry'umunsi, tuhagira byinshi by'Imana. Reka tubanze dusenge, dusabe umwuka w'Imana aze abe ari we utwigisha. Reka dusenge. Mana data, ndagushimye ko waduhaye Yesu Kristo, warangije ukaduha n'umufasha ari umwuka wera. Ndasabye ngo umwuka abe ari we utwigisha, abe ari we udusobanurira uwo ari we, kuko turi kwiga hano umwuka wera ni iki, turi kubyibaza. Umwuka wera dusobanurira byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Wowe wateranye natwe ubwa mbere hano kuri Pure Gold TV, ukaba wadusuye ari ubwa mbere, nawe ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Ndakomeza kwakira inshuti zacu ziri muri Amerika, kandi mbashimira. Nakira inshuti zacu ziri muri Canada, nakira inshuti za Pure Gold TV ziri muri Australia, ziri muri Afurika, ziri muri UK, inshuti zacu ziri muri Norway, mwese ndabakiriye. Inshuti zacu ziri mu Wuhan no mu Bufaransa barahari, mwese ndabakiriyeho muri bene data. Ndabizi turi kumwe, kandi rwose naho waba umwe cyangwa babiri, ni ukuri Imana iguha umugisha. Ikintu cya mbere ni uko dufashwa kandi tukaganira n'Imana. Imana ibaho umugisha rero, mwebwe mwitanze mukaba mwaje hano kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana. Turakomeza iki cyumweru uyu munsi wa none, nk'uko nababwiye, turebera hamwe iki kibazo ngo umwuka wera ni iki. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ko umwuka wera ari Imana, ni Imana imwe mu butatu. Igihe Imana yaremaga ijuru n'isi, mu gitabo cy'Itangiriro tubona ko umwuka wera yari ahari. Reka tubirebe. Ngo mbere na mbere, igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yari ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Igihe isi yariho ubusa, nta kintu kiriho, Imana irema, umwuka wera yari ahari. Umwuka rero nawe rero ni Imana, nawe n'umwe mu baremye, umwuka wera n'umwe mu baremyi, nawe ni umuremyi. Yari ahari agendagenda hejuru y'amazi. Turamwumvise rero ko umwuka wera ari Imana kandi yararemye, nawe yararemaga. Igihe nyina wa Yesu Mariya yaragiye gusama inda ya Yesu Kristo, umwuka wera yabigizemo uruhare. Yari ahari, ni wamuhaye ubwo bubasha bwo gutwita Yesu Kristo. Umwuka wera rero ni Imana kandi ararema, akora byinshi. Umwuka wera ntawamuvuga ngo amurangize. Ijambo ry'Imana kandi ritwereka ko umwuka wera mu Itangiriro yari ahari, ndetse no mu byahishuye
byahishuwe mu gitabo cy'ibyahishuwe, navuga ngo mu iherezo rya bibiliya umwuka wera naho yarahari. Tubirebye mu byahishuwe ibice 22 ku murongo wa 17 turabona ko umwuka wera mbese agize bibiliya, ntaho tutamubona. Imirimo ye turayibona cyane. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Umwuka wera rero afite uruhari muri bibiliya, mu byanditswe byera. Hose dusanga ko afite imirimo arakora agize bibiliya yera. Umwuka wera tuzakomeza tumurebeho muri iki cyumweru cyose, turebe imirimo akora, turebe uwo ari we. Uyu munsi turakomeza tureba uwo ari we. Umwuka wera ni umunyamasengesho. Umwuka wera arasenga cyane, aragusengera. Umwuka wera kandi afite akamero nk'akawe n'akanjye. Umwuka wera agira agahinda. Umwuka wera arwanya abamubabaza kuko arababara, ariko iyo umubabaje arakurwanya. Urebye mu gitabo cya Yesaya ibice 63 ku murongo wa 10 wabisangamo. Umwuka wera aratuvuganira, his advocate, aratuvuganira. Ni umuvugizi wacu, ni umuvugizi wanjye. Iyo ngize ikibazo umwuka wera aba ahari aramvuganira. Umwuka wera ni umwigisha, aranyigisha, arakwigisha. Umwuka wera adufasha mu ntege nke, akadusengera, akatunihira. Ni ijambo ry'Imana. Umwuka wera aratuburira, akatubwira ibyenda kubaho. Iyo hari igikomeye kigiye kukubaho arakuburira ati itonde, hariya hari ikibazo, itonde, arakuburira. Umwuka wera aduha amakuru tutazi, akatubwira amakuru yo mu ijuru, akatubwira ibintu mu ijuru wavuze ngo yenda ku byo data yavuze, akaza akatubwira. Amen. Umwuka wera aratwigisha, akatwibutsa. Umwuka ni umujyanama. Mbese umwuka wera afite amazina menshi cyane, tuzagenda tuyareberaho. Aho gusa nagira ngo mbabwireho gato cyane cyane ku kibazo tugiye kwibazaho uyu munsi, kitubwira ngo umwuka wera ninde. Icyo kibazo ndakigusigiye nawe uyu munsi ugitekerezeho. njye nkubwiyeho duke cyane, ni byinshi. Imana ikomeze igufashe. Uyu munsi rero ni uwa kabiri, navuga ni pate 2 yo gukomeza dusaba Imana ngo itwuze umwuka wera kandi ituvugurure. Abawuhawe n'ubundi tuvugururwe, kuko ngo umwuka wera Imana ishaka tuhora tuwuzuye, ngo muhore mwuzuye umwuka wera. Umwuka wera ntabwo uza rimwe, ni uguhora twuzuye umwuka wera kugira ngo dukomeze tugirane ubumwe n'Imana, kuko umwuka wera niwo tubashisha. Imana ikugirire neza, ukomeze wuzure umwuka wera, ukomeze usabe wowe utari wawuhabwa. Byanze bikunze uzawuhabwa kuko ni isezerano ryawe kandi ni ubuntu. Imana iragukunda, ukomeze ube imbere yayo usaba imbaraga z'Imana, urazihabwa. Tuzakomeza ejo, ntuzahabure. Imana iraduhishiye byinshi cyane tuzareba ejo. Imana iguha umugisha.